Shalom, Yesu ashimwe, Imana ikumpera umugisha, izina ry'Uwiteka Imana yacu rihabwa icyubahiro. Niba hari ibintu birimo biranezeza byanshenguye umutima, ndumva mfite umunezero, nuko urimo urakurikirana izi nyigisho. Birimo biranezeza cyane, ntabwo ari inyigisho komuteri, ahubwo ni gift, ni nk'ihishurirwa nagize ry'uko Imana yo mu ijuru ishaka gukora ibikomeye ku buzima bwawe, ndetse n'ubw'inshuti yawe ushoboye kugira abo usangiza iyi gift. Ntabwo navuga ngo ni icyigisho, si ubuhanuzi, ntabwo ari inyigisho, si semineri, ahubwo ni gift. Ni gifuti Imana irimo iratanga. Ndashima Imana kubw'uko wakurikiye ikiganiro gifuti ya mbere. Iyi ni gifuti rero igira kabiri. Uwiteka kugirire neza, Uwiteka guha umugisha. Ndakurarikiye, mu gutangira harimo igitangaza cyawe, hagati harimo igitangaza cyawe, ndetse no mu gusoza harimo igitangaza cyawe. Hari abahoze barimo baranyandikira, barimo barambwira bati hari ibintu tutari tuzi, tutari dusobanukiwe. Biri kunezeza cyane, biri kunezeza cyane. Buriya kwizera kuzanwa no kumva, hanyuma kumva nako kukabyara igitangaza. Ni ikintu gikomeye rero cyo ku rwego rwo hejuru umuntu yakagombye kwirata. Abantu babiri bajya ku mashuri bari biga ibintu bimwe, ariko umwe akavamo agakomeza akabaho, undi nawe agapfa nabi, kandi bizi ibintu bimwe, bigishwe n'umwarimu umwe atabarobanuye, ahubwo umwe yageze guhishurirwa. Bibiliya ikavuga ngo guhishurirwa amagambo yanjye kuzana ubwenge, cyangwa se kuzana kubaho. Uwiteka guha umugisha rero ni iyi gifuti Imana inyujijemo kugira ngo iguhe, maze igihe yitegereza ubuzima ubayemo, ubuzima bukugoye, ubuzima butoroshe, Uwiteka akugiriye impuhwe. Uwiteka akugiriye impuhwe, izi mpuhwe ntuzipfushe ubusa. Nkurikirane urangize iki kiganiro. Uwiteka Uwiteka araza kuguha umugisha. Mbore nimvuga ikiganiro, ariko ni gifuti ikubiye muri iki kiganiro. Ukirangiza kucyumva hari ubuzima buhita buhinduka. Nabonye ibihumbi by'abantu bamera nkaho bakuyagaho ku maso. Mbega hari abarimo baranyandikira bambwira bati Prophet, Imana iguha umugisha kandi ndawakira. Ndazi ko rero nyuma y'aha ngaha uraza guhezagirwa, uraza kuba undi muntu udasanzwe, uraza kuba undi muntu isi itagishoboye, uraza kuba undi muntu ibi biza n'izi ndwara zitagishoboye, uraza kuba undi muntu ubukene cyangwa se kuduga kw'ibiciro bitari bube bigishoboye. Nicyo kintu Imana ishaka ko abantu bayo baba batyo, ariko Satani agashaka nanone yuko abantu b'Imana bakomeza bagacingirwa hasi, kuko iby'ubutabazi cyangwa se kumva ijambo cyangwa se gutahura ibiri mu ijambo, Satani arimo arabica amatwi, arimo arabaziba amatwi kugira batabyumva. Reka tubanze dusenge Imana rero kugira ngo Uwiteka yiheshe icyubahiro, kuko niwe wa mbere. Data, ndagushimiye kuri Imana, izina ryawe rihabwe icyubahiro kandi rishyirwe hejuru. Ngushimiye umwanya unyemereye kuba nongeye kugaragara imbere ya kamera. Ni iby'igiciro cyinshi, nkanjye ubwanjye ntabwo nari kubyishoboza, ntabwo nari kubasha guhagarara imbere y'ubwoko bwawe, ariko urakoze Mwami kumpisemo. Ndabizi neza yuko ibi bikorwa cyangwa se iyi gifuti wari kuyitanga unyujije ku bandi, ariko ndagushimiye yuko ari giye bunyujijemo. Reka ntabe ari giye bahubwo izina ryawe rishyirwe hejuru, kandi sinongere cyangwa se ngo ngabanyeho, ntange iyi gifuti nk'uko wayimpaye kubw'imbaraga zawe n'ubushobozi bwawe. Ndakwinginze ngo unshoboze Mwami, kandi uwo nkurikiranye wese agira impinduka. Nk'uko ndimo ndumva ibintu binyuzuye mu mubiri, nkumva hari impinduka zidasanzwe ziri mu mubiri wanjye, niko uyu nkurikiye nawe agomba kubona ubutabazi buvuyeho kubw'imbaraga zikomeye, kubw'ubushobozi bwe budasanzwe. Ni mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti tubyambaje, amen. Uwiteka guha umugisha kandi Uwiteka kugiriye neza. Tudatinze rero, reka twifashishe ijambo ry'Imana, niryo ritavangiye. Turasoma ijambo ry'Imana riri muri Yosuwa igice cyaho cya mbere, umurongo waho wa kabiri kugera ku murongo waho wa gatanu. Yosuwa igice cyaho cya mbere kuva ku murongo waho
wa kabiri kugera ku murongo wa 5 haravuze ngo umugaragu wanjye Mose yarapfuye, none ubu haguruka wambukane n'abantu bose ruriya ruzi rwa Yorodani, mujye mu gihugu mbahaye mwebwe Abisiraheli. Aho muzakandagira hose ndahabahaye nk'uko nabibwiye Mose. Mvugira ngo amina. Uhereye mu butayu no kuri uriya musozi Lebanoni kugeza ku ruzi runini rwitwa Ufurate, igihugu cyose cy'Abaheti, no kugeza ku nyanja nini y'Iburengerazuba, nirwo rugabano rwanyu. 5 ariho hantu ushaka kuvuga, haravuze ngo nta muntu n'umwe warinda kuguhagarara imbere iminsi yose yo kubaho kwawe. Nk'uko nabanaga na Mose niko nzabana nawe, sinzagusiga kandi sinzaguhana. Amina. Ndakunda Imana cyane, kandi nawe ndakwakiriye. Uwiteka guha umugisha. Ibihugu ni byinshi, ariko ikintu cyose cyanditswe muri Bibiliya kiba gifite umumaro kuva igihe cyandikiwe kugeza iyi saha no mu bihe bizaza tutakiriho. Kiba gifite icyo gishatse kuvuga. Hari ibihugu byinshi byagiye bigira amateka yabo n'abaturage babo ntibagiye bandikwa muri Bibiliya, ariko ubu bwoko bwa Isiraheli byagiye byandikwa muri Bibiliya kuko n'ubwoko bw'Imana, kandi natwe turi abana b'Imana. Uru rugendo rw'Abisiraheli rusobanuye uru rugendo turimo, ubu buzima turimo none ahangaha, nicyo kintu bisobanuye. Uwiteka rero ashimwe kandi ahabwe icyubahiro. Hari ikintu ushaka kuza ku iyi gift ntarayitanga, hari ikintu ugomba kumenya, abantu benshi batazi, bakunda kuvuga ariko ntago bapfa kubimenya. Ndashaka rero kugira ngo mbibahishurire. Nk'ubu uwakubaza iki kibazo akakubaza ngo mbega Abisiraheli bajya kujya muri Egiputa niki cyatumye bajyayo? Bagiye kubwiyihe mpamvu? Ni ibintu bibiri ndakubaza. Ubwoko bw'Abisiraheli bujya kujya muri Egiputa niki cyatumye bajyayo? Ni iyihe mpamvu yatumye bajyayo? Iyo tuvuze urugendo rw'Abisiraheli bisobanuye mu buryo bw'umwuka ubuzima tuba turimo turacamo. Iyo tuvuze aho bagiye bagahura n'iki byose, imisozi n'ibiki byose, no muri buno buzima haraho tujya duhura n'imisozi. Ubwo rero igihe cyose aho Abisiraheli bageraga bagahura n'umusozi, tekinike bakoreshaga n'ubushobozi bakoreshaga n'ubwenge niko babigenzaga, natwe tuba tugomba kubikoresha nk'uko iyo duhuye natwe n'umusozi tuba tugomba gukora nk'ibyo bakoze kugira ngo tuharengane. Imana ndabibutsa ko babwiye ko ibakuye mu gihugu cy'ubunyage ikabajyana mu gihugu cy'isezerano, ariko ntabwo bagiye straight, ntabwo bagiye mu mahoro, bagiye mu ntambara, ndetse bamwe birangira batagezeyo, baguye mu butayu. Imana ikiri kuvugana nawe, ndakubwiza ukuri kw'Imana, nureba nabi uzagwa mu butayu, nureba nabi bizakunanira, ariko uvugana nanjye, wowe Imana intumyeho kubwiyi gift, urazagerayo mu izina rya Yesu. Uzagera hari Imana igushaka, uzagera hari Imana ikwifuza. Izina ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro. Kimwe mu bintu Imana itanga, ikagitanga for free, kandi abantu batagura ngo bashoboke, ni ikintu cyitwa amahoro. Ni ikintu cyitwa amahoro. Uwiteka akumpera amahoro. Sinzi ikikubujije amahoro icyo ari cyo. Nari nkwatuyeho ngo Uwiteka akumpera amahoro, kandi amahoro Uwiteka atanga temba nk'uruzi. Izina ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro. Ku bantu bari hirya no hino, tumaze iminsi turi mu giterane cy'umugabo witwa Ben Hinn ahangaha mu Uganda. Ni umugabo w'umunyamerika ariko yavuze amateka ye, yavukiye muri Isiraheli, hanyuma akurira mu kindi gihugu ntibuka neza yavuze, ariko ubu ni umunyamerika.
nibwo namenye amateka ye kuko nabaye no kuri tere turi kumwe, nibwo bwa kabiri mbaye mu biterane by'abantu b'abanyembaraga b'abanyamavuta. Yari uwa kabiri mpagaze imbere. Uyu mugabo rero nawe ntahagaze imbere yiwe, nabonye akoreshwa n'Imana, ariko hari ibintu nabonyemo bisa nkaho byanteye agahinda, bintera kubabara, ariko kubabara kwiza kutari ukubabara kubi, bintera agahinda ariko agahinda kantera gukora. Ku munsi wa mbere yahamagaye abapasiteri arabahamagara. Amaze kubahamagara aravuga ngo ndashaka gusengera abapasiteri. Urumva no ku munsi wa gatanu ndashaka guhesha umugisha abapasiteri. Hahita haza abapasiteri bagera muri 50. Abangaba arabasengera. Noneho ndebye kuri kamera kuko ntari nagiyeyo, nibuka ko twari twakoze meeting yo kumwakira turi abapasiteri barenga 5,000. Ndavuga none aba bapasiteri barenga 5,000 ntabwo hagiye barabona bonyine, mbona 50 cyangwa se 40 nibo bonyine bagiyeyo, abandi ko batagiye. Ndavuga nti reka ndebe nzagiye byibuze kuwa gatandatu, ndebe wenda ko aba bapasiteri bashobora kuba badahari. Kuwa gatandatu rero nibwo naboneye umwanya ndagenda njya muri iki giterane. Noneho iki giterane nsanga harimo abapasiteri bagera ku 15,000. Ni ukuvuga ko abapasiteri bari bafite VIP, bafite itente ukwayo n'abandi itente ukwayo. Urumva itente imwe ijyamo hafi 7,800. Asengera babandi 50 bonyine, abandi bagira gute barihangana. Ku munsi wa kabiri habayeho gusengera abantu bari aho hafi. Ni ukuvuga ko hari VIP hakaba VVIP. Twari turi muri VIP, ariko VVIP yari iri hejuru. Twabaribaga hejuru bari kuri podium, yari afite igipodium kinini. VIP yari iri aho ngaho aho hafi. Noneho rero umuntu utaruri kuri VVIP ntago yabonye amahirwe yo kurambikwaho ikiganza. Ababonye amahirwe nabari bari VVIP. Abatari bari VVIP babonye amahirwe ku munsi wa nyuma, ariwo ku munsi wa mbere, nabwo yasengeye abantu batari benshi. Noneho rero iyi VVIP kugira ngo uyigereho cyangwa se uyigeremo byasabaga imbaraga, byasabaga uburyo kugira ngo ube uri kuri iyo VVIP. Nibwo waba kubona amahirwe yo kugira ngo usengerwe. Arangije mu nyuma nyine aritahira, ariko mvayo nizi somo rikomeye. Uwiteka arashaka ko ubwoko bw'Imana bugera kuri VVIP, ariko Satani nawe arashaka ko ubwoko bw'Imana bujya muri minus, hasi. Hariho bamwe nyine twahise dutaha ngo gisita Imana ibera hose icyarimwe, irahagera, ariko ikintu cyari kidutwaye twashakaga ko natwe twagira amahirwe ko rambikwaho ibiganza, ariko ntibyashoboka ku mpamvu z'imbaraga. Mu Kigande baravuga ngo namanyi matono. Mana nkorera guha imbaraga, guha imbaraga nyinshi, igukure kuri table yo hasi kujyane kuri VIP. Byashoboka, mvugira ngo byashoboka. Mpamvu ndimo ndavuga ibi, hari inzozi narose, hari Imana yavuganye nanjye. Nabonye mva mu buzima bw'imodoka, ndangije njya muri helicopter, kandi mbona nimukanyemo n'abantu, nzamukana nabo muri helicopter, kajugujugu indege.
wowe urimo urarebana nanjye, Uwiteka hatanze amahirwe, Uwiteka guhaye amahirwe yo kuva mu buzima wari urimo, kuzamuka ukagera hejuru y'indege hari Imana, nta kindi kintu kiri hejuru. Uwiteka arashaka gufata ubuzima urimo akabuhindura, akabuzamura, akabushyira hejuru y'ibindi bintu byose. Hari ikirere burya gikorerwaho n'abarozi, ariko hari ahantu hejuru abarozi batagera. Rero iyi minsi iri imbere irimo irasaba abagabo bafite ku mafaranga, bafite n'amavuta. Niriwe ku musozi uyu munsi ndimo ndagusengera, nahuriye n'umupasiteri, araza turavugana, umupasiteri w'umunyarwanda, mbwira yuko bamufungiye itorero. Arangije arambwira ati muri iki gihe iyi si iragoye, bisaba, ataravuga namugana, bisaba ibintu bibiri. Iyi si kuyibaho bisaba amafaranga n'amavuta. Arambwira ngo hoya ngo bisaba amavuta, ngo bisaba umuhamagaro n'amafaranga. Ndabwira ni no, habanza amafaranga hagakurikiraho umuhamagaro. Umuhamagaro utagira amafaranga urarangira, amafaranga atagira umuhamagaro arashobora kuba yabizamura. Niko isi imeze. Mu isi ya kera umuhamagaro wari hejuru, kuko bayiriya na bayirisa n'abandi nta mafaranga bari bafite umuhamagaro. Noneho ugenda ubazamura, kuko rimwe na rimwe nta buzima bwari bukeneyemo amafaranga. Oya, ntabwo byari bikeneye amafaranga byinshi, iterambere ryari ritarabaho. Ariko iyi saha hakenewe amafaranga, deni n'umuhamagaro. Kuko nk'ubu Benihini hari ibintu bitatu namubonyeho. Ikintu cya mbere, afite indege ye, azana indege y'jet privé. Iyo ndege guparika ibirimo irabara amasaha ibihumbi, ku isaha ibibara kari ibihumbi 3,300 $300 1 hour. Ahamaze iminsi 5. Tekereza rero ayo mafaranga mu munsi wonyine maze gukonsoma miliyoni nyinshi. Uyu muntu azana itimu y'abantu 1000. Yari yoroheje abantu baraje mbere, barimo baramwitegurira, barimo barareba ibiki byose b'abazungu. Abo bantu 1000 abazungu bahembwa ku isaha. Noneho rero izo mbaraga uyu mugabo azanye yakiriwe n'imodoka ya presidence, niyo yagiye kumwakira ku kibuga cy'indege. Imodoka ya presidence niyo yaje cortege yiwe, niyo imwakiriye. Uyu muntu rero urumva urugero ariko byibuze byonyine guhagarara kuri podium, imbaraga afite z'amafaranga n'iki byose, ubwabyo nivuga butumwa. Hari ubuzima ugomba kugeramo urimo urumva, hari ubuzima nshaka kugira ngo uvemo uzamuke hejuru. Umuntu nazajya kwitegereza utiri kuvuga, mvugira ngo amina. Umuntu nazajya kwitegereza utisobanuye, abo ni imbaraga z'Imana. Ubu ngubu imbaraga z'Imana ntabwo zikigaragarira mu magambo, zigaragarira mu bikorwa. Umuntu azajya kwitegereza areba ibikorwa gusa, reba ahantu Imana ikugejeje, avuga ati iyi Mana ye ngiye kuyikurikira, iyi Mana ye ngiye kuyubaha, iyi Mana ye ngiye guhagarara. Umva, umuntu akwitegereze muri karitsiye asanga urazamutse urimo uracuruza kurusha abandi, avuga ati uyu nguyu Imana ye irakora. Umuntu akwitegereza mu mukorana mu kazi, abona ukuntu abandi babasenya babahirika, aho baguha promotion, bavuga ati uyu nguyu Imana ye ndayemera. Umuntu nakwitegereza mu buzima urimo n'ubwo byose, avuga ati bivanye n'ibikorwa mbona, Imana ye ndayemera, Imana ye ndayemera. Turaza kuza kugaruka inyuma gatoya. Nari ndimo ndabaza, ari nabyo nshaka gusobanura, ni iki cyatumye Abisirayeli bajya muri Egiputa? Kabiri, ni iyihe mpamvu yabajyanye? Ikintu cya mbere cyabayeho ni ikintu kidasanzwe. Abisirayeli bajya kujya muri Egiputa, Yakobo yasinziriye ku gicaniro. Amaze gusinzira ku gicaniro ngo yikanguye asanga inkongoro zari igicaniro. Asanze inkongoro zamaze kurya igicaniro, nuko ngabura inyama zo gutamba. Uwiteka aramubwira ngo kubw'ibi bitotsi ugize gahe gatoya, abana bawe n'urubyaro rwawe n'abagukomokaho bazamara imyaka 400 mu bunyage.
icyo ni kimwe. Niyo mpamvu yatumye, nicyo cyatumye bajya muri Egiputa, ni ukubera ibitotsi, ni ugusinzira kwa Yakobo. Imana idutabare. Impamvu ya kabiri yatumye bagenda bahaguruka, impamvu yatumye bahaguruka ni inzara yari imaze gutera. Ni ukuvuga ko uku kugenda bajyanywe n'inzara, bagiye kubwo gusinzira kandi bagenda bajyanywe n'inzara. Bamaze kugerayo rero, inzara, urumva bageze muri Egiputa, barakoze cyane, bageze ku rwego rwo hejuru. Nibwo rero igihe cyageze, ya myaka irangiye, nshuti yanjye, iki kintu nyumve kandi unyumvirize neza. Hari ibigeragezo by'uburyo bubiri. Hari ikigeragezo kiba cyarashyizweho time. Icyo kigeragezo niyo wakora iki, uzakibamo mpaka, uzakiruhiramo, uziyiriza ubusa ntigihinduke mpaka ya tariki n'umwaka Imana yavugiye kizarangira. Hari ikigeragezo kikugeraho, wasenga kikavaho, kititaye ku mwaka rwose, kititaye ku mvura, kititaye kuki, icyo kigeragezo kikakuvaho. Mbega ibigeragezo uba urimo, uba ugomba kumenya ngo mbega iki kigeragezo gifite garanti, gifite igihe kizarangirira, cyangwa se ni ikigeragezo kigomba gukurwaho n'amasengesho. Uze kuza kunyandikira muri komenti umbwira uti ndashaka kumenya insobanurira ibyo bigeragezo umuntu yabibwirwa n'iki. Ni ukuvuga ko hari ikigeragezo uba utagomba gusengera, ahubwo ugomba kubwira Imana ngo Mana mpa imbaraga zo kukihanganira, kuko byanze bikunze ntikizarangira, kizarangizwa n'igihe Imana yateguye ko kizarangiriraho. Ariko hariho n'ikigeragezo gikurwaho no gusenga, wakenyinga Imana kikagera gute, kikavaho rwose, Uwiteka akumira umugisha. Noneho rero igihe kigeze, baratangira bava hehe, muri Egiputa. Bamaze kuvayo rero, hagenda habaho ibintu bidasanzwe. Nibwo Uwiteka, Mose amaze gupfa, yahagurukije uyu mugabo witwa Yoshuwa. Maze kumuhagurutsa rero, Imana imubwira amagambo akomeye. Imana imaze kumubwira aya magambo akomeye, ayo magambo arasohora. Uwiteka ashimwe kandi Uwiteka ahabwa icyubahiro. Ndashaka rero kugira ngo nkubwire iki kintu ucyumve kandi ugitega amatwi. Munsi umwe nari ndi mu iteraniro i Bujumbura. Muri iri teraniro ngiye kumva numva imbaraga z'Imana ziraje. Ndangije izo mbaraga ndazakira, nzi gutuza, nzi kumera neza, nakira izo mbaraga z'Imana. Igihe cyose imbaraga z'Imana zije, ujye uzakira mu izina rya Yesu. Izi mbaraga z'Imana zimaze kuza, nibwo ijwi ry'Imana ryaje rirambwira ngo aho uzakandagiza ibirenge hose nzaba mpaguhaye. Rirambwira ngo nkuko nabanaga n'abagaragu banyu niko nawe nzabana nawe. Iryo jwi rikimara kubimbwira, nabaye nkaho ndimo ndatitira, numvisha uruhu runyorosotseho, kuko nari mbyakiriye 100%. Uwiteka akumera umugisha kandi Uwiteka kugirire neza. Icyo rero Uwiteka arimo aravugana nawe, icyo Uwiteka arimo aravugana n'ubuzima bwawe, cyakire mu izina rya Yesu. Uwiteka nakubwiye ko urugendo rw'Abisiraheli rugaragazwa nuko rurepresenta ubuzima turimo turanyuramo. Umva uko Uwiteka arimo aravugana nawe. Haravuze ngo aho uzakandagira hose, mvugira ngo amina, fata ku birenge byawe. Haravuze ngo aho uzakandagira hose ndahaguhaye. Reka nze nkwereke, mvuye ku musozi gusenga, mvuye ku musozi ndimo ndabivuga, nkumva umuriro urimo uranyirukanka. Mashera montagne de Venekoya. Rambika ikiganza kimwe ku birenge byawe, umva ukuntu Uwiteka avuganye nanjye, avuganye nawe anyujijemo. Maji debe ararabike nene motoro yaya. Aho uzakandagira hose, shemine ne moto fekerere mori yazaria, ndahaguhaye nkuko nabwiye Mose. Iki kintu cyakire.
ahantu tujya cyane cyane abadiyasipora mu byumve cyangwa se n'abandi mu nyumve, ahantu tujya cyangwa se agace tubamo tutaravukiyemo tukabaho gusuhuka, biba bisaba kugira ngo tuneshe imbaraga zihari, kuko buri gace kagira imbaraga ziharwanya kakagira n'imbaraga ziharengera, buri gace kagira imbaraga zihananiza kakagira n'amarayika uharwanirira. Mvugira ngo amina. Ntabwo nyumvishe neza. Nari mpanuye ngo aho uzakandagira hose, niba hari aho uri umaze igihe, ongera uvuge ngo ndongera ndahakandagiye bushasha. Nyandikira muri comment mbone ko turi kumwe. Ongera uvuge ngo ndongera ndakandagiye bushasha kuri buno butaka ndimo. Niba uri muri Amerika, nguhesheje Amerika mu izina rya Yesu. Niba uri muri Australia, nguhesheje Australia. Niba uri Bujumbura, nguhesheje Bujumbura. Niba uri mu Burundi, hariho hose Afrika, ibi bihugu murimo bya Holande, hirya no hino, ndahaguhesheje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ariko ndafashijwe mwene Kayitare, ariko ko ndimo ndumva nezerewe cyane. Ku murongo wa 4 haravuze ngo uhereye mu butayu no kuri uyu musozi Lebanoni kugeza ku ruzi runini. Reka mpere kuri iki kintu, uhereye mu butayu. Ni ukuvuga ko n'ubuzima buba bukakaye, ubona butarimo imiyaga, ubona butarimo inyoroshyo, ubona rwose Uwiteka aguhaye gukandagira kuri ubwo buzima bugahinduka. Kuva iyi saha ni ndahiro ndahimbere y'Imana, Uwiteka araguhesheje ubuzima. Nakubwiye ko nagize iyerekwa, mbona ndimo ndazamuka mva mu buzima njya mu buzima bwo hejuru. Ndashaka kuzamukana nawe, iconnecting n'amavuta yanjye. Ndashaka kuzamukana nawe muri bano bantu Imana yampaye kuzamukana nabo. Mvugira ngo ndazamuka mu izina rya Yesu. Ndabashaka muri comment, ariko ntukajye ukurikira ikiganiro ngo kirangize utagize comment nk'icumutanga. Aho uzajya uhera ukumva urafashijwe, njye mbibona hari muri comment. Ujye uvuga utamina, ariko no muri comment mbone Sheneni de bede kononeya rebrotise benene fota binevelope yakayaya. Nicyo kintu gitumye nza. Jewe izi nzu zimaze kuzirotamo nzamuka n'abantu, nibwo nazamutse ku musozi. Ndimo ndasenga Imana impaya amagambo. Niyo nkuzaniye. Uwiteka kugirire neza. Ngo nta muntu numva ngo uhereye mu butayu, ngo no kuri uriya musozi. Umusozi ni bwa buzima nakunze kubabwira, ni ikintu kiba kidashobokera amafaranga, kidashoboka bona rwose n'igishoboka. Uwiteka nacyo kiguhayeho ubushobozi. Ngo igihugu cy'Abaheti no kugeza ku nyanja nini y'Iburengerazuba nirwo rugabano rwabo. Noneho rero ku murongo wa 5 mvuga ukuntu havuze, haravuze ngo nta muntu n'umwe warinda kuguhagarara imbere iminsi yose iyo kubaho kwawe. Ngo nk'uko nabanaga na Mose niko nzabana nawe, sinzagusiga kandi sinzaguhana. Komera ushikame, kuko uzatuma abantu bazungura igihugu narahiye kuzaha abasogokuruza babo. Ngo nta muntu uzarinda kuguhagarara imbere. Nicyo kintu ndimo ndababwira. Aya magambo maze kuyihabwa igihe nari ndi Burundi, numvisha uruhu runyorosotseho. Nawe niba birimo birakuba, hari ibintu urimo urumva bikwinjira mu mubiri, hari connection, hari connected iri hagati yanjye nawe, hari ukuntu urimo urabyakira. Bitware, subiramo aya magambo, uvuge ngo nta muntu n'umwe uzarinda guhagarara imbere yanjye. Ndabaha ubuhamya. Imana ikimara kunsezeranya ibyo bintu, nabaye nkaho mpindutse. N'ubu ngubu ndumva nahindutse, kuko iri jambo ryongerera garuka. Ariko ntago ryagarutse ku bwanjye, ryagarutse ku bwawe. Sherime ne dobete ala labine vedeya remo dabishe credeze nevone mo la labide ketreyaya. Ryagarutse ku bwawe. Uwiteka akumpera umugisha, Uwiteka akugirire neza. Buri gihe cyose iyo uhanganye n'ibikureba,
ntabwo wita ku bitakureba, ntabwo wita ku nduru ziba zirimo ziravugwa ku buzima bwawe. Noneho Uwiteka aravugana nawe, nta muntu n'umwe uzarinda kuguhagarara imbere. Ubwo Imana ikimara kubimbwira rero, hari ibyaje kugerageza. Niba wumva yuko utabyitaye, uraza kuza kubibwirwa n'intambara zigiye kuza ku buzima bwawe. Niba wumva utabyitayeho ukumva ntibikureba, uraza kubimenya. Ariko niba wumva uhagaze ukumva urakomeye, ugiye kureba imbaraga z'Imana ku buzima bwawe, ugiye kureba Imana ihagarana nawe, ugiye kureba Uwiteka akora ibikomeye. Bagushyizeho ikintu kimeze nka mask, hari icyangiro mbona ku buzima bwawe. Abantu barakuvaho uko biboneye, abantu barakuvaho uko bashatse, ariko mu ijuru hari Imana ikugarutseho. Mbonye wamburwa umwenda, ninjiye mu buzima bwo ninjiye muri gift sasa. Ndimo ndabona hari umwambaro mubi wambuwe, ndimo ndabona hari izina ribi wambuwe, ndimo ndabona hari ibihe bibi Imana igusimbukije. Uwiteka ndabona ashimangira inkweto nshasha mu birenge byawe. Mvugira ngo amina. Uwiteka ndabona hari ubuzima agiye kukwicazamo. Ndimo ndabona hari hejuru Uwiteka arimo arakwinjiza mu izina rya Yesu. Iki kintu kijyanye no kugendera muri helicopter bisobanuye ibintu bigera nko muri bitatu. Icya mbere, ubuzima buri high class. Icya kabiri, hejuru y'abarozi. Icya gatatu, hejuru y'amatiku. Matiku y'abantu, abantu baravuga, akavuga ibyazi n'ibyo atazi, akavuga ibyo yahagazeho n'ibyo atahagazeho, byanarimba akabeshya. Buri gihe cyose iyo ubonye Imana itangiye kugukuraho inshuti, ukabona zirimo ziragenda zivaho, ntibikakubabaze. Burya Imana ibishaka kugira ngo ihagarane nawe, nikora igitangaza ku buzima bwawe, ntihazagira abantu bo hafi we bakitirira. Ikibazo cyawe hari igihe ubona bakuvuyeho, kumva warabaye, kumva umutima uragushenguye. Igihe cyose bakuvuyeho utabigizemo uruhare, ujye umenya yuko hari Imana ishaka gukora ku buzima bwawe kitazitirirwa abo bantu. Abantu bakunda kwiyitirira ibintu, bakunda kugira ibiki byose. Iyo Imana ishaka gukora ikintu gikomeye rero kitazitirirwa abo bantu, iremera inshuti zikavaho, ukabona umuntu yaragufashije, ukabona umuntu yari umugenzi wawe, ukabona umuntu yaragufite umumaro, ukabona aragiye. Igihe cyose utabigizemo uruhare, igihe cyose utateye intambwe ya mbere kugira ngo iyo nshuti kuveho, ukabona yo ubwayo irigendeye, uzajya uhanga amaso uvuga uti Imana, iyi nshuti ntigende ngo n'umugambi wawe ugende. Hari Imana iba yiteguye gukora ku buzima bwawe. Witeka kungirire neza. Ntacyo bitwaye ibyo umaze kunyuramo, ntacyo bitwaye ibyo umaze kongera gucamo, Uwiteka arahari kandi ni umunyembaraga. Hanyuma rero nababwiye ibintu bibiri byatumye Abisiraheli bagira gute bagenda. Icya mbere cyabaye gusinzira kwa Yakobo, icya kabiri kiba ibitotsi, kiba inzara. Bishatse kuvuga iki rero? Muri buno buzima gusinzira, igihe cyose Uwiteka arimo aragabura. Sometime muri mu rusengero, rimwe na rimwe kuri YouTube nk'uko ndi kuvuga ijambo, ugasinzira. So gusinzira guhunikira kwa muteri, nukuba wajya mu bindi bitekerezo byo ukabikura ku ijambo, ibitekerezo byo ukabikura ku Imana irimo iravugana nawe, ukabijyana ahandi, uhura n'ingaruka ikomeye y'inzara. Uhura n'ingaruka ikomeye y'inzara. Buri gihe cyose mu nsengero, mu murimo w'Imana, usanga Imana ibirimo iravuga. Rimwe na rimwe hari igihe Imana ivuga ikoresheje abaririmbyi, hari igihe Imana ica mu matangazo ikavuga, hari igihe Imana ica kuri YouTube nk'uko ikavuga. Igihe cyose utabishyizeho umutima, ujye umenya yuko urimo urikururira inzara. Kandi nibyo koko no mu buryo bw'umubiri, iyo hariho kugabura nturye ukirengagiza gatoya, inzara iragufata. Iyo Imana irimo iragabura, buri iyo ndi mu nzu y'Imana, ndicara nkumva kuko simba nzi Imana iri bunyuzemo no ku munota wa nyuma. Hari igihe inyuza mu baririmbyi, hari igihe inyuza mu matangazo, hari igihe inyuza mu uyoboye porogaramu, hari igihe inyura hariho hose Imana inyura, irimo iravuga ndabyumva. Inzara rero iri mu buryo bugiye butandukanye. Hariho inzara
y'amafaranga, umuntu akagira inzara y'amafaranga. Hari umuntu ugira inzara y'urushako, hari umuntu ugira inzara y'abana, hari umuntu ugira inzara y'ubuzima, y'amagara. Inzara yose ufite yavuye mu kukuntu warangaye. Uwiteka kubabariye kongera kurangara. Nizere ko n'ubutarangaye iri jambo ryakiriye. Hari abandi bantu bagiye banyaga bo mu bihugu bigiye bitandukanye, bakabanyaga bakabakurayo bakabajyana. Hari Abarusiya banyazwe, abantu bari muri Amerika bavuga ko ari Abafurika bagiye batwara nk'amasheni, ariko ibyo byose ntabwo byanditswe muri Bibiliya. Umva impamvu bitanditswemo, nuko bitari kugira icyo bitumarira nonaha. Impamvu rero byanditswe muri biri rugendo rw'Abisirayeli nuko bidufite umumaro nonaha ngaha. Uyu Yoshua Imana yavuganaga nawe ubu nonaha ni wowe urimo iravugana nawe. Uwiteka ahagarane nawe. Uwiteka akomeje intambwe z'ibirenge byawe. Uwiteka akugiriye neza. Mvugira ngo amina. Amina yawe nibishoboka nyibone muri komenti. Uwiteka ahinduye ubuzima bwawe. Turimo turasoza rero. Ninjire mu buhanuzi, ninjire muri declaration, ninjire mu kudeklara. Nabonye abantu bagera ku bihumbi 21 by'abantu. Abantu ibihumbi 21 mbabona tuzamukanye ku rwego rwo hejuru. Mbaza Imana, none Mana, aba bantu ibihumbi 21 ko batabasha kujya mu ndege, ko batagize ibiki, byagenda bite? Imana iransoborera ngo indege ni urwego rwo hejuru, ariko nabonaga ari byo bafashe ukuboko. Nene alapite revonia, kugira ngo ube muri ibyo bihumbi 21 ni ukwizera byonyine. Ndagusabye kwizera byonyine, nta kindi. Umvugire ngo ndizeye kuba muri ibihumbi 21. Nyandikira muri comment. Nibigushobokera nimero yanjye WhatsApp urayibona hiriho, uze kuza kunyandikiraho ngushyire muri iyo groupe. Nabonaga hari ubuzima Imana ishaka kukuzamurika kurenza nyuma yuko wirwaniriye bikanga. Nabonaga hari ubuzima Imana ishaka kuzamurika kurenza nyuma ikakurenza barabaroze shaba kumazeho imyaka myinshi, ariko ko bakuroze uratambuka bakaroga, wagenda bakaroga, wagaruka bakaroga, waseka bakaroga, wagira utubona bakaroga, wagira iki byose bakaroga. Yewe Imana irashaka kukuzamura hejuru. Ntibazareka kukuroga, ariko bazajya baroka ntibikugereho. Vuga ngo amina. Ariko se ntuzi yuko Uwiteka hari icyo yagambiriye kugukorera? Ntaho cyagiye kiracyahari. Uwiteka azanye amahirwe ya nyuma, second chance ku buzima bwawe. Tani tererebo talashine volia la bede vone ala la plite severe kuya maje ala la bine votelebene rolete ya kasiria. Ya ripoposa benevolo lobreke benevole bo netayi jemeneria. Uwiteka aravugana nawe ngo ni Imana yawe. Sazandenemo alapite verenemo nonokoroyo yaye. Bandi barabeshya ariko Uwiteka ntabwo mbeshya. Se zere redene vodobeke nenebo ramotofroya. Dore ndahindura ubuzima bwawe. She alalabine vedebo tapi levenenemo la benevoto preriaya, kukarigiye ufite isi mu biganza. Jelele alabine vodopekerenemo labiria. Ndavugana nawe ngo ntutinye. Te zemenenevo rabekere reboria, nubwo uri kunyura mu biteye ubwoba. Sherere bo, dore ndagufasha ukuboko mwana wanjye. Pa labinevo rebo sezi ala lavine nekoria, dore nciye inzira nubwo utabonaga inzira. Shere monevone bode borokria, ndavugana nawe ngo nguciriye inzira. Mangine vodo berereki reretite nemoria, kuko Uwiteka Imana ica inzira. Nanine neko ala labile veria, ufite umunaniro n'uburuhe n'agahinda katoroshye.
sezene neviriri kile benene ubimananye igihe kinini cyane kandi kubisobanura wabuze uko wabisobanura tete venene ko lalabinda kurahiye ko nta wundi wakumara uwo mubabaro teje nine kerebe ni Imana ije kukumara stress tepi reneje koroya ramotofa anine nene ndi Imana igukingiye rikire menene voryam dore ndakinguye manine koroya ingufuri ndayuguruye shite tebozo nono ya kuko ndo witeka Imana yawe mararabine ne mokororo bria ndavuga nawe ngo witinya ariko petize nene voria isozo ntizi gukora jenene kile brendira hiye tepi araramoko ya meme jamono ya dore ndatanga ikimenyetso ko nene vororo brede ketishiriya ramotofi aninizirire boria ya kuko ndo witeka Imana yawe nene rede decrepe telefone ni bro ya sirle devine ya ntutinye shi aralabinikiriya ndavuga nayo ngo ntutinye to parerebere creator ya disirire body ya ridikiti ya ntutinye nene meya namaze gutanga ingabo nyinshi ngo zipfe ku bwawe nene topere ya izi ngabo natanze sezevriya zere gupfa ngo na upfe Janine kololobe ndavugana nawe ngo titere memoria ya simpombi ngabo tarango nawe ngo hombe shele menevololo gira kwizera petederi yakubwiza ingabo namaze gutanga pati tevo ndavuga nawe ngo ntacyo kibaye jenene moto break yangiye kwigaragaza mu bihe byawe bya nyuma te ararapiriya nkuko nabanaga na Mose shere vonia niko nawe ngiye kubana nawe mu minsi yawe ya nyuma data we ushimwe mwami ndagushimiye papa ndagushimiye nyiri cyubahiro yivuze urasohoza ushimwe kubw'imbaraga zawe zikomeye ndaguciriye bugufi kukura umwami wanjye ndaguciriye bugufi niho gushyirwa hejuru wanyeretse ubuzima bwo ku rwego rwo hejuru ariko ubuzima ndagusezeranije n'ubu bwoko bwawe ntago tuzabwira atama ngo tubukandagize abandi ahubwo n'ubuzima tugiye guhesha izina ryawe icyubahiro turagusezeraniye ko utazabura icyubahiro mu bapagani turagusezeraniye ko utazabura icyubahiro mu bapinga turakigusezeranije mwami icyubahiro kikugarukire urakoze nyakubahwa urakoze nyiri icyubahiro ni mu izina rya Yesu amen witeka kumera umugisha witeka kugirire neza kora like ukoreshe ya niba utarakora subscribe uyikore wohereze inshuti zawe wohereze abo hirya no hino niba ufite ikibazo cyangwa se icyifuzo nimero yanjye ngiyo ya telefone uranyandikiraho uwiteka kumera umugisha nakoreshaga nimero y'indundi hanyuma ndayihindura ubu sigaye nkoresha nimero y'ingande fata ituro ryawe uriribibe ndanshimiye ababibye ituro ryabo bamaze kwakira fata nawe ituro ryawe witange kuri iyo nimero witeka kumpera umugisha rubaye nk'uko mfaminze uraba wakiriye witeka kugirire neza mwari kumwe nanjye Prophete Mukristo Richard ndabakunda cyane.